Good morning, my lovely people. How are you doing? Nze kumeze neza. So, ejo navuze inkuru ndavuga fear main. Mbaza nindivuga ngo fear main Pro Max. Ejo mara kuvugira inkuru umumama yaranyandikiye hano w'umumeze arambwa Debbie mfite ikibazo kindemereye. Mfite abana babiri mfata umugabo tumara imyaka 2 n'amezi 6 ariko yenda kunyicisha inkoni. Arankubita anyicisha inzara muri make ni ikintu umva reka ntangire. Irambwa ati ngiye ndi imfubyi mfite bakuru banjye nabo batameze neza ntago ari abakire nta kintu nyine nabo akenshi bansaba ubufasha rimwe nkabubona bundi nkabubura. Yego yambwa ati ku munsi wacu w'ubukwe nge n'uyu mugabo actually uyu mugabo ni Nigeria ntago ari umunyarwanda akabigisha muri kaminuza imwe hano mu Rwanda ntago ndi buyivuge ariko rwose nkari bimbye ati vayo yivuge nayivuga nkanamwe nuko namuzi isura nago nyiza ariko wenda I don't know urumva yigisha muri kaminuza imwe hano mu Rwanda. Uyu mugabo rero ngo agera mu bwe nyine ashaka ko babana ibintu nk'ibyo none umunsi wa mariage yakodesheje abantu ngo baza kumuhagarara nka famille. Iryo joro umunsi bakoze ubukwe yaramukubise ngo yamukereje ngo umushoferi wabatwaye ngo ari kumureba abaramudonze ku munsi bakozeho bya bintu bitango nika kwa misatsi ndatangiye ahagaze none uko mbabwiza ukuri urumva abaramukubise iryo joro ngo yamukereje ngo umushoferi ari kumureba. Ibyo ngibyo birabaye haciye iminsi umugabo aramubwira ati ntukajye unyarurira nzanza kwiyebera ibyo mu nkono. Haciye iminsi ngarongera aramukubita ngo nukubera ko musanze ari kuri televiziyo ngo atarasenga. Umukobwa arambwira ati izana ry'Imana nge Debbie nayo nasenze atari ku kuntu yaje akivamo gatajya kundunda ntago mbizi. Urumva ati haciye indi minsi urubuka ko umugabo yari yamubujije kujya nyine ngo amwarurira muhe ibiryo ibintu nk'ibyo ngibyo ajya kubyikorera mu nkono. Yaraje ngasanga umugore yicaye ngo nta kintu ari gukora ngabara mukubise ngo cyo tamuzana ibiryo ngaramukubita biranyabyo umugore amaze ko arambwe ko ntagomba kubikuzanira ibintu nk'ibyo nyine aramukubita maze kumukubita iki gihe cyose umugore aratwite nyine aratinda. Noneho uyu mugore nyine aratwita ariko mu gutwita ko ntago umugabo ashaka kuma amafaranga yo guhaha ni wa mugabo nyine udashaka kugira ikintu kimwe umva kandi no umwarimu yigisha muri kaminuza nta kintu kimwe ashaka kumumarira niyo ngo amubwira ati ibiryo byashize afite umujinya ndashaka kumuhahira nagamuhahira. Then icyo gihe cyose nyuma umugabo rero yaje kuzana imico yo kujya amuca inyuma. This man umugore ngo ati Debbie he is a serial cheater cheating ku rwego buri Pro Max cheating hahandi urumva ntago nyine mbyumva. Ati ku giti iki umugore nyine byazi ati ngenza abakobwa batanakodeshereza inzu yishyura rent buri kwezi batanu ati ariko ngiyewe nta n'ijana yama ati n'ikindi yankuye mu kazi yaramfashe amvana mu kazi amwoye mu kazi arambwira ati genda wicare ngiye nzagutunga. Umugore nawe ava mu kazi ati none amaze kubyara ati amaze nk'icyumweru nabyaye umugore nyine yari ari mu rugo byo ndibisanzwe ngo umugabo araza sinzi ibyo ntabwo yambwiye icyo bapfuye ngaramukubita byo bindi byanyabyo amukubita n'umukozi ari aho ngaho aramukubita umukobwa aranje arabyuka umugore nyine arabyuka afite uruhinja bwa ati ngenda agiye ntabwo nshaka kuba ahantu bankubita gutya aranje umugabo ahamagara ngo abandi nyine yakodeshe ngo bazamuhagarire mu bukwe arabahamagara amaze kubahamagara ngo araza ngo nyine bamusabira imbabazi baramubwira ati oya wigenda guma hano urabona ntabwo bizongera atari ko nta kigeze gihinduka. Ati twakomeje kuba muri ubwo buzima bw'agahinda n'amarira umugabo nkubita umbwira nabi umucira amaso umukora ibintu byose bibaho kuri iyi si you get urumva. Noneho umugore rero ati muri icyo gihe cyose yari ari ku kiriri umugabo ntago bararana nyine yaravuze ati kuva babana ntago bararana ntibarasangira ku meza urumva. Umugore agira icyumba cye n'umugabo akagira icyumba cye. Ati rero ikintu cyabaga umugabo arifata ati yashaka nyine yabishaka arabyuka agahiteza mu cyumba atitaye ko umugore abishaka atitaye kagize gute akamufokusa nyine ngo bakabikora urumva. Ati none umugore n'umwana nyine wa kabiri nyine afite umwana ngo ufite ukwezi kumwe yamusamiye ku kiriri kwa kundi ubukirwaye sheri ati umugabo arazaga kamujyuna abantu bagira n'ibyo babana nabyo urumva. Umugore ngo abayeho muri ubwo buzima nyine arangije umva ikintu rero cyambabaje muri iyi nkuru kiri kundya ryata. Yambwiye ati ngo umugabo we ibi bintu sinzi mba bibaho ibintu byo kwabwira biranditse pe ibintu banditse.
yambwiye ngo umugabo we ngo ajya akayifata ngo akikata kuri petit frere we ngo akibaga ahubwo ngo akikata nkamwe se kuba wikata ufite iki ngo nuduhire. Umugore akavuga ati sawa, ngo bajya gukora umugore akamubwira ati wambare condom, umugabo akayambara areba, warangiza ngo akagira ute ngo umugore akaza kurasanga agasanga ayikuye mu kera. Ati rero umugore atwite umwana wa kabiri, nyine umwana wa kabiri yabyaye afite ukwezi kumwe, yagiye kwa muganga asanga agize ute afite HIV positive. She's HIV positive. Atashye ageze mu rugo abwira umugabo aramubwira ati ngiyewe mbwira ukuntu nanduye sida, ni gute mfite HIV. Umugabo aramubwira ati ntago ari njyewe, atabwo mbwira hano wayikuye. Umva baratongana ngo urangije ngo baratonganye handi ku rwego rwo hejuru, ngo barangije ngo umugabo aramufata aramukubita. Urumva we aramukubita none kubyuka umugore ngo aramukubita nyine akubita umugore aramukubita n'indi ngo aramukubisa mugira nka punch, aramukubita nk'umuntu uri kwiga box, aramukubita byandi bya frere amutaho ngaho aragenda. Ati umugore niyo maze kuzanzamuka ati narabyutse ati ndi gushaka diplome yanjye ngo ndeko nakongera nkishakira akazi n'ibyo byose, agwa ku gapapuro umugabo ajya gufatiraho umuti. Agwa ku gapapuro umugabo ajya gufatiraho imiti kwa muganga. Ati penese numva mpimperewe, ati ndangije turatongana, arangije biranarangira, hashize icyumweru aranagaruka, agarutse nyine agaruka mu rugo yigira nta n'icyabaye. Ati nari yakiriye ko ndi umugore rwahise akaruka nibagiwe ngo bakimara gukora ubukwe ngo uyu mugabo ngo yaravuze ngo agiye muri Amerika, ngo abwiye umugore we ngo agiye muri USA, ngo agiye muri Amerika, ngo ibintu ngo agiye gukora muri Amerika. Kumbe ubwo yagiye iwabo ngo agaruka afite gift ngo yahawe n'umuntu nyine, ngo afite gift ngo umugabo ngo aramubwira ngo yanditseho ngo congratulations my husband. Ngo arangije ngo umugore ngaramase ino gift yanditseho congratulations my husband ni yandi, ngarangije aramubwira ngo ni yanjye naguze, ngo narayiguriye ngo kugira ngo nzerekane muri famille wacu ko ari wowe wayimpaye. Umugore aravuga ati okay yeah. Umugore aratera umugore impamvu anyandikira rero ari kugisha inama ati nkora iki ko rundi nanduye sida, nta famille ngira ndi impfubyi, nta ufite kujya, umugabo yankuye mu kazi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ufite umwana wo kwezi kumwe n'undi muto cyane utaruzuza nawe n'umwaka, ufite umwaka, mbigenze gute ngo mwe muri runo rugo nemere mpapfire cyangwa nigendere kuko ntabwo nzi icyo gukora. Ati niyo ngerageje kubimubwira aranuka kuko iyo ngerageje iyo mugabo munyenye ngo ati kamuca inyuma n'abagore benshi nyine namutuka. Aha muze mu gihundi mwana inama mubwira ikintu yakora, ariko niba udatinya abagabo ngiye sinzi icyo utinya pe mana yanjye. Aha have a good day, kisses, bye.